bimeze neza abakiriya bari kuza ndetse bisukiranya ari benshi cyane. Maze iminsi utangira ngo mbwira uko bimezera. Uzakazi mwaduhaye ni keshi kaba kagoranye. Nikeneye abandi babafasha se. Ariko mutatugabanyirije ku mushahara nyine kuko urareba n'ibintu byara. Oya wagabanyuka nta kintu kiri gupfa. Oya ntacyo. Oya ubwo ntacyo nimba nta kiri gupfa ntari. Ahubwo se ari nguhamagaje kugira ngo mbanze mubaze akantu gato. Umuntu wenda waturutse mu cyaro kuzi abantu bagenzi bawe mwakoranaga mu buzima busanzwe wandangira bamfasha akazi. Ahubwo bajyaga bakasaba ari benshi. Nabangize n'amahirwe nkabona n'abantu nyine bazaza bakorera hafi yacu. Nakubwira ko bashobora kazi. Wenda nk'izamu. Izamu rwose barishobora. Ubu n'abasore bafite imbaraga bakomeye cyane. Barakomeye cyane rwose. Ntiwasanga rero mwabwishwe n'inzoga bwo mu cyaro shabwirirwa banywa durudu. Rega nabo nta mafaranga babona yo kuzinywa nta kazi kabagari no mu Rwanda. Arakuntu bishe mu bikorera ibishingo bakinywera inzoga. Oya. Bobo n'abana beza rwose barafite. Ni beza. Abo bana wabandangiye ko numva bafasha ko hano hantu hanjye nawe urahabona hakeneye abazamu baharinda. Nk'ubu hari abantu baza bakifotorezamo ntabizi. Kandi ubwo urumva bari kumpombya kwerekana ibikorwa byanjye bategeze banyinjiriza urumva bari kumpombya. Ariko abo bana babimfashamo bakaza bakajya bandindira hano hantu kuryo n'uwakinjira bahita bamusubiza inyuma atarinjira mu gihe ataramvugisha. Babishobora neza cyane. Reka ugomba guhamagarira kuri abo bana bampamagarira. Dutere ko bazatugeraho byaba ari byiza cyane rwose. Nanjye nabibonaga nkabona urabakeneye cyane. Ya. Yego aro. Yego ndabona nakumenye. Nabishobora jewe yebabo nabishobora ku ijaride nagirinda jewe nabishobora n'imbeba ntizike zikandagiramo. Gena mugenzi wanjye tuba twiteguye wowe tuba twiteguye tuba dufite na materials nta nubwo twarinda koga twebwe nakazi iri kubona yampaye inkandagira twabonye akazi k'ubusekirite umugabo Zumba n'amafaranga yaje. Dufate ibikoresho ngo tugende mwa. Materials, reka dufate materials tuze. Reka dufate materials. Dufatira aho so n'ubu kidoni zatucyuramo imyanda muri jardin. Tike mwazibonye rero zibakura mu ntara muzi Kigali. Rwose umukire turi kumwe mu banguke cyane nubwo muri kumbwa ko mwaje n'amaguru nizere ko nabahaye amafaranga muri buze kuza muje nayo. Sawa murakoze cyane. Bose reka asubire mu kazi rero. Nta kibazo. Ejo ndagushakana nabo muzinduka mu gitondo. Ndabazana cyane rwose nabo bambwiye ko baje. Mbahaye n'akaragati kaza karabazana neza. Nakazi gakore neza. Ndabikora neza cyane rwose. Sidina wasigaye ndisha. Ariko ndabona ndabona Umuhanda ni muremure. Shabibi rero urabona ko nanjye ntakubeshye ubu tugiye kugenda twifotoze mbese hari dufata iki Yego ufata iki Kirate yavuga turi kuza umva mfite amadolari baby tugenda muve muzira banzu reke mwana nanyu we yo nanyu niba tuzi kikarisha cyamanga ndagira ngwino tugende turacha materials wadutse materials wadutse abo tira materials ye Turabyana mu bundi mu gihe. Wanda pawishwe n'imbaraga zo mu cyaro. Ntari biri mugende cyane. Gende guhura n'abazungu bo muri Senegal. Ntari biri mugende. Ibyo by'abazungu bo muri Senegal. Ntari wanda pawishwe n'imbaraga shakiwe. Yo nagiye kikarema. Bijyanye ngo munaki. Ibi ni ibiki? Dore rero. Nasuru aya n'amazi. Ikuramo ngo tugende. Oya buretse.
iki buretse nkwereke ye tutari kora simani ubu twagiye niko sha ubu tugiye kigali uvuye mu cyaro ubu ngiye kurya ibiryo by'abazungu ngiye kurya ibiryo bya bebe hano hantu ni heza hano nigeze kuhagera kera mbona bateka inkoko neza wumve ngo rwose uyu munsi amafaranga nzanye ni amadolari si ubwa mbere ujya kujya muri hoteli se oya ntabwo ari ubwa mbere nawe bebe urabeshya wiruka muri hoteli kera ukiba mu cyaro utarabona akazi none dore urasirimutse ariko ushaka usa neza sika ni njyewe muntu waje gutereta umukobwa nka minsi nkawe nawe urasa neza cyane cyane shano ukuri ibirombe nsigaye we ntanyi wowe reka mpamagare wa mugabo ndumva nanashoje ariko ngo tuza turya ibiryo by'abazungu sha amagara sha uzi kuva mu cyaro nta kintu ufashe ukajya hano i Kigali yego ge nahageze ngo geti ge ninjiye mani ge sugira ge birangiye ninjiye urumva nabuze ndagusanga imbere ngenda ntago twateze nyine baba wereka nze nkwereka icyo bita ipikipiki ge nateze ipikipiki sawa muhagara muraho mu cyaro iwacu se bimeze bite yewe akagira imana ibishyimbo n'umushogoro birenda kutumena inda ubu rero nababoneye akazi kagira mugiye kugenda muba abasekirite gusa bosi ni umuntu mwiza pe nanjye ni bosi wanjye niwe dukorana nizere ko bizagenda nizere ko harimo amafaranga ikibazo hagati aho tuzaturya ibiryo by'abazungu harimo ibiryo by'abazungu ni mu bazungu ibiryo byiza cyane rwose ngo yambwizishwa n'imbaraga sohoka warabivuga twageze mu mujyi twahageze sha twageze mu mujyi mwebwe rwose muze tugende mbageze kuri bosi bihute genda natangarire kiriya kigega ati biriya ni ibiki ko muri byose tangarira yewe kamaca ni mu bazungu koko ye baba mana dore bino ye baba ndagira harya nuko nize kigoroba harya mwari wese muze nahangaha twari turi ese ni hano mukomere bose mukomere muraho amakuru yawe sha ni meza cyane musuhuze n'aba bana rwose n'abana yego amahoro cyane n'amakiriyodi ku bitugu none se hanyuma rero bose nyine n'inzara yo mu cyaro ni kimwe nawe urabizi twateze ipikipiki nyine uretse yuko nyine tutateze ipikipiki aba bantu se ni babandi bose aba ni ba bakozi wantumye rwose aba bakozi akazi baragashoboye neza yego kabisa akazi turagashoboye shaho urashoboye sha bose je akaze bose je mbanze nkubwire je ndakubwiye yuko uko Dawidi yishe Goliyati je biriya je ni ibintu byoroshye je ndwana n'intare nta n'imbeba jewe uko nabyumva nta n'imbeba yazanjongera kunyinjirana muri iriya jari je narwanye n'abazungu ba muri Senegal urumva turwana mu gihe mana ndagira bose ubundi amagambo reka nyagabanye wowe uzandebera mu bikorwa byanje wiguze ubu akazagashoboye je materiyodi zanjye nana zizani ubu wasimbukana igisambo kuri radiyo ndagira nte cicira hariya cyazakumaze ubu ntabwo unywa inzoga jewe mwakanyanga ntabwo nywa inzoga mwakanyanga ubuse ntabwo uzananira ubusazi mu kazi sha hoya ntabwo nabikora bose je nyizera pfa kuba hari ibiryo by'abazungu gusa je nyizera ushaka ni ibiryo se ntabwo uzagihenda wenda wampe mpaka icya mbere ni ibiryo jewe nibyo numva nashaka we ko mbona wagira ngo uritonda cyane bimeze bite iyo ntabwo mba nitonda uyu ni umwana wanjye iyo yashonje ntavuga uzana n'umwana wawe se ahubwo muduhe ibiryo akagira amata tuzakurya ibiryo by'abazungu uzi kwiriraga agashogoro n'umutsima mu gitondo twabyuka mu gitondo dufite guturuka mu cyaro nta kintu urana byihorere ndumva nikumburiye ubugari n'umushogoro ngiye mu mpera udushyimbo aba bakozi bawe ko mbona bafite amagambo menshi ra bose rero iki ni ikibazo cyo mu cyaro bo barashonje nibaza kuza kujya barazagukorera akazi neza bameze neza
baracyafite n'intuza no kuza mu kazi batarakamenyera cyane. Iyo bashonje bavuga amagambo menshi gutya. Ntabwo barahamenyera. Okay, ntari bajyane mu kazi. Ndaza kuza kubareba mvugane nabo maze barebe neza ko ndabona. Niba mara kurya ndaza kureba ko hari ikibuza kuba cyane. Oya biragenda neza rwose ndabitwije. Nimugende ntari babereke. Mwakoze kamera. Hagarika. Ubwo rero reka mbe mbasize aha ngaha musigare mutegereje abakiriya. Nanjye ubwo reka mbe ngiye reka yirute njya gukora hariya. Nari bigenda. Ntacyo papa bugiye. Nta kibazo. Abakozi baragwira. Shange rero bari abakozi nabonye ntazi ukuntu bameze barajagaraye bari abantu bazashobora akazi. Ahubwo he wabonye uriya muntu wambaye kiriya gikoti. Kandi barajagaraye barajabye. None yambaye urukoti wagira ngo ni urwaturaguye muri wese mana. Ubwo nta n'umusheri wavamo mana. Umva tujye kubwira papa birukana rwose use bari abashobora akazi. Wapi ahubwo Kareka ahubwo nabirukane vuba ntabwo tubashaka rwose. Rwose baby no hoteli rwose ndayikunda nkunda kwiyakiriramo cyane. Yego. Sha rwose te uraza kumbwira. Baby bano ni bande? Mwe muri bande? Turabana ba boss. Ubwo subwo mwamugiye hehe mutanatse kareba. Ahubwo se ubu mufite amafaranga ko mbona musa nkaho nta mafaranga mugira. Musa ariko ntabwo byari ngombwa aho dusuhuza. Ndabana ko basuzugura. Muri abaseriveri ba hano, muri abakirina, muri abaki. Turi abana ba boss. None muratubaza iki ko muduhagaritse? Turi abakozi surana dusa n'abakozi. None muratubaza iki ko muduhagaritse? Nyine ni muduha hano hari amafaranga agomba kwishyurwa iyo mwinjiye. Umuntu acyaba yafata. Uri kureba ukabona ino hoteli ari ubwa mbere nyijemo, twebwe turaza tugakora, tukabona ibikorwa byanyu tukabona kwishyura. Hari ikibazo mufite? Ese ko numva ufite amagambo menshi. Okay, ngari tugende nta kibazo tujye kwihurira na boss mukuru niba mwanze ko dushobora kuba twaza twiyakira muri hoteli yanyu. Ngaho ni mugende musa nkaho nta mafaranga. Bibi tugende bano n'abana ntabwo bazi ibyo Nimujyana bakora. n'ubundi ndakuza nimuberaye. Aku. Ngaho hagarika. Ova uranyumva neza? Yes, ova ndimo ndakumva. Uriteguye? Yego ova. Yes sir. Wese kandi ibi. Aya boss oya ntago bikunda. Bibi no hoteli sigaye ifite n'abasazi. Oya genda umusekirite. Cyangwa Aya musekiritation, securitation. Icyongereza Securitation. Securitation. Se, kumera uko uyu muboss ari umusirimu asigaye akoresha n'abasazi. Oya iki ni igisekirite. Okay. Umva. Mwe muri abakiriye? Nta magambo mvugana menshi nawe iva mu nzira. Oya. Cyakora niba uri umukiriye ubwo ndahamagara boss mubwira abakire nk'abakire. Bishwa nk'ubu basigaye bakoresha n'abasazi pe. Oya nani securitation boss. Ndagira ntokagira imana. Mama reka mpamagare boss. Ntago mwagenda. Genda baza mpamagare. Uri iki? Mpamagare boss. Se bebe kuva Reka mpamagare boss. Nigeze mubona n'abantu nk'abo. None iwe maze kudutera umwaka. uyu muntu Hello? w'umusazi. Boss uriye haje abantu ndabona wagira ni abakiriya ariko boss urahari ushaka cameraman ngo menga baje no kwifotora. Okay boss nari nyine mbareke bagende. Ndeba hano wowe Yeah. ndeba hano. Wowe urabona kavantara nkawe uri umuntu wo kuza kumpagarika. Ndi kumwe na sheri wanje ngo boss. Wundusha amafaranga. Nyine databuja nyine nabyumvise nyine boss nyine yabaye. Muke mwiga uko mwitwara ku bakire. Yego ndabyumva cyane. Ntemereye akantu. Ariko nundi musi muzajya muba. Yego kagira imana we nukura fande nukura. Urangurira igikobora. Gaho genda. Mbere se nyine genda. Bebe tujye kwifotoza rwo. Mba mani hari abantu nyine baje kwifotoza wagenda ukabafotora nyine. Nanjye mfite materials none kandi ngereyo nta nibi ubwo nimara kugeraho reka nibafotore nawe nimuze namwe nyine mahita muza amafotore nta ribi pe sibyo nawe mahita muza mubishyuze nta ribi ya umeze bite Sawa. murashaka kwifotoza Tuje gufatira amafoto hano twabonye mugira ibikorwa byiza mugira amajaride meza
ariko twahuye niwe ngarabazamu abazamu hano bameze nk'abasazi bitewe ko nabonye sekirite hano iri hasi cyane. Njyewe ibyo ntaho bishinzwe ariko gusa na nyambiseguro mbabwira yuko kamera hano yafotoraga yapfuye ariko tugiye gukoresha kamoni nayo irafotora ngira ngo murayizi. Kamoni 50 yatse vuba. Okay baby. Nimufate posteri ya mbere tugende rwose ashobora kuba nabikora neza. Posteri ya mbere muri ready? Yes. Nayo time ya mbere hindura. 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 Ubwo nayo ngayo yonyine. Yes. Amafoto nayo ngaho ni mwishyira 3,000 by'amanyarwanda byonyine. Ni mwishyira 3,000 by'amanyarwanda. Ishure? 3,000. Ngaho hano ntabwo mwavuze ko serivisi za hari ubuntu. Shari ishyura. Ni ubuntu ku bantu se ahangaha dufasha intuze. Ahangaha ntago ariko narimenyereye ko nza hano tukifotoza tukagenda sinzi. Byahindutse rero ishyira 3,000 sha ishyira 3,000. Nta mafaranga dufite. Kandi amagambo ndi kuvuga. Ibyo wabura ku buryo utabyishyura. Mubwira yishyure. Ariko si cameraman mwagiye mworoshya ibintu. Ngabyibuze hamagara boss aze twivugana. Hello boss. Hello? Ibi ni ibiki ndi guhura. Ya sangwino hano abakiriya babanze kwishyura simbizi igihugu bwo barimo kumwango hamagara sinzi uko biri bugende. Ntari bireka nzi twivuganire nabo bakiriye. Ntari biwaza. Nta kibazo reka. Ya boss abantu abangaba rero ubwo ngubwo nyine ngira ngo twatangira nyine ukabishyuza uko ndabara ntazi banze kunyishyura agende bakiriye ko kuzi ko twadusanzwe tugushorera none ibyo twabonye hano ni ibiki mwashoraga iki se mwishyuraga twe tumenyere ko serivisi kanya itangazo mwari none ni twebwe mwatangiriyeho 3,000 by'amanyarwanda ntabwo turi buze tuzabivuza tuyonyine ubwo tuzabishyura ibiciro bitatu Sesheri waburi 3,000 byo guhabwa muri kano kanya wawe boss wanjye ufite zimwe reba zandika umuntu ari nziza naziteguye neza ejo bundi ko bivuze gucyameze cyangwa urabona hano ibintu byose byarahindutse indabo ziraconze ntabwo mugikemura sibyo ova come let's go hano hari icyaka ari muze mugitura umuntu sha reka mana materiyo tutagenda cyeka nta nimwe uhabaye iki boss ngo habaye ikirere none babasazi babazanye mu hano reka meni igendeye nyine ubwo abantu basigara mu nta kibereka tuvugane nawe reka nze munyari aba yanyaze kwishyura boss ntabwo twabigenza byibuze mukihangana ihangana gutari tukazabishyura ishyura twihangana boss yanze ko kwishyura boss kuri mwihangana yanze ko kwishyura ariko uzi ko ugiye kuvugisha umuntu anyishyura ariko urimo uramvugisha ntabwo twari tubizi ni ukuri mutubabarire mwihangane uzi ubu ngubu ikintu gisigaye ugihuzana n'abantu bagapfa kubaha amafaranga genda ushaka amafaranga kitabaye ibyo buri kimwe cyose wambaye munyakira boss fashe iyi materiyo kandi ntabwo nanagiye musigare mu kazi kanyu ntabwo ushobora kwishyura boss urava aho yaduhaye ntabwo ushobora kwishyura boss none munyari ubibone site ntabwo nari mbizi munyari ubibone ntabwo ntabwo nari mbizi zana amafaranga ntabwo urishyura niba rero ari ibyo wanze kwishyura boss jewe oya nakubwiye. Now it's time to announce a special guest. I have a special guest,